ndabona hano nta Marizari kabisa, reka negere hano nebe nimba nyabona. Ndabona hano kabisa Marizari, reka nkure kangire gutwikanwa maze nkure bya bindi byitwa Facebook. Ugize ngwi kandi ubu nakwiruka ase ubu niruke cyangwa mbireke ubundi sinoniga ko nabonye atari nayo. Run. Gusha urashaka kunyiba? Ubona cyo nk'umujura si ubundi si ubwo ufite iki nakwiba. Ari umujura wari wirukanyiki. Iki se hari umuntu undi mideni kandi akunda kuba yambaye ibijezi nk'ibyo bya nakubonye ngira ngo ni. Muri se umurimo hangaye ku buryo ukebereza ukajya mu bihu. Ijana gusa. Reka ibihumbi 100. Ibyo byose byagiye muri enda yawe ngo ni barade. Yohorere shayideni rekuvana mu bagabo. Nyine reka kujyana mu mbwa. Shabyoraga aho kari kundi karahandurika. Ubundi ko nta deni ngurimo umfasha umbaziki. Ubundi wamfotoraga muri ziranja mani ngo ni telefoni zawe. Ahubwo se wowe wishaga hari uri gukora iki? Nise bro usigociritse bigezanga kurya kagatipe kagufata. Kareka rata garafre nino nyagutabara iri kunyongoza ngo nari ibihumbi 100 by'abandi nka hariyo nari biro. Ahubwo sha bro abatipe nk'abangamani baba barigize bamaneko. Ahubwo ndabona naryoshya afite akazigo karenze. Nazanye kino gifone dukure n'ifoto ya mfoto. Ibyo biranumvikana tugomba gukura n'ifoto yacu n'ikino. Nta nuko yancika ifoto yawe ma. Ifoto yawe nta nuko nabyemeye. Nazane hano sha. Sinabyemeye. Ko yabarigize nuza ma. Reka ngiye telefone yanjye nawe. Ngiye sabu cyane. Mwana bikapfuye, mbwira kapfuye ma. Dufashe nk'abapfuye. Run.